Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo n'inyigisho byo ku cyumweru cya 19 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa Liturujia B. Isomo rya mbere turasanga mu gitabo cya mbere cy'Abami, umutwe wa 19 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku wa 8. Isomo rya kabiri turasanga mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanya-Efezi, umutwe wa 4 kuva ku murongo wa 30 kugeza ku mutwe wa 5 umurongo wa 2. Ivanjiri yanditswe na Yohani, umutwe wa 6 umurongo wa 41 kugeza ku wa 51. Isomo ryo mu gitabo cy'Abami. Muri iyo minsi umuhanuzi Eliya mu guhunga umwamikazi Yezabeli agenda urugendo rw'umunsi umwe mu butayu. Ahageze yicara munsi y'igiti cyari cyonyine, yisabira gupfa agira ati ntacyo ngishoboye. None Uhoraho akira ubuzima bwanjye kuko ntaruta abasokuruza banjye. Nuko aryama munsi y'icyo giti cyari cyonyine arasinzira. Umumarayika araza amukoraho amubwira ati byuka urye. Aritegereza abona ku musego we umugati wavumbitswe mu mabuye ashyushye n'akabindi k'amazi. Ararya aranywa, hanyuma arongera araryama. Umumarayika w'Uhoraho aragaruka amukoraho maze aramubwira ati byuka urye kuko ugifite urugendo rurerure. Eliya arahaguruka ararya kandi aranywa, hanyuma amaze kumva ahembutse agenda iminsi 40 n'amajoro 40 kugera i Horebu ku musozi w'Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanya-Efezi. Bavandimwe, muramenye ntimugashavuze Roho Mutagatifu w'Imana, wa wundi mwahawe ngo abe ikimenyetso kizabaranga ku munsi wo kubohorwa kwanyu. Icyitwa ubwisharirize cyose n'umwaga n'uburakari n'intonganya no gutukana, kimwe n'icyitwa ububisha cyose gicibwe muri mwe. Ahubwo nimugirirane neza n'impuhwe, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo. Nimwigane rero Imana ubwo muri abana bayikunda, mujye mukundana nk'uko Kristo yadukunze, maze ubwo akatwitangira ab'igitambo n'ituro bimeze nk'umubavu uhumura neza bigashimisha Imana. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Abayahudi barijujuta bitewe n'uko Yezu yari avuze ati ni umugati wamanutse mu ijuru. Maze baravuga baturiye si Yezu mwene Yozefu, se na nyina ntitubazi? Ubu ashobora ate kuvuga ati namanutse mu ijuru?
Yezu arabasubiza ati nimureke kuvugana mwijujuta. Ntawe ushobora kungeraho atabihawe na Data wanyohereje, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Mu gitabo cy'abahanuzi haranditse ngo bose baziyigishirizwa n'Imana. Umuntu wese wumvise Data akigishwa aransanga. Ntawigeze abona Data uretse uwaturutse ku Mana, uwo nguwo ni we wabonye Data. Ndababwira ukuri koko, uwemera agira ubugingo bw'iteka. Ni jye mugati w'ubugingo. Ba sokuruza banyu bariye manu mu butayu, maze bararenga barapfa. Nguyu umugati wamanutse mu ijuru, kugira ngo uwuriye wese ye kuzapfa. Ni jye mugati muzima wamanutse mu ijuru. Urya uwo mugati azabaho iteka, kandi umugati nzatanga ni umubiri wanjye, kugira ngo isi igire ubugingo. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Kuri iki cyumweru cya 19 mu byumweru bisanzwe, turagumya kuzirikana umugati utanga ubugingo Imana yaduhaye ngo tubere impamba hano ku isi mu rugendo turimo tugana ku musozi w'Uhoraho. Mu isomo rya mbere, Eliya Imana imuhaye umugati. Eliya tumuzi nk'umuntu w'Imana, umuntu wayikoreye kandi akayinogera. Ariko kugira ngo agere ku musozi w'Uhoraho, Horebu, yanyuze mu magorwa. Yanyuzwe ahantu hakomeye. Yanzwe n'abantu, baramuhiga, baramumenesha, bigera n'aho yivumbura abonye ko ananiwe, asaba gupfa. Ibibi byose byamukoraniyeho. Ari abanzi be, inzara, izuba ry'ubutayu. Bigeraho avuga ati sinduta abasokuruza banjye, nkuraho Uhoraho. Ibi bihe bya Eliya ni ibihe umuntu wese anyuramo ku buryo bwe. Aho anyura mu gihe cy'ubutayu, maze ibibi byose bikamukoraniraho, ukagira ngo byatumanyeho. Ab'umutima woroshye bakanyura iy'ubusamo mu kwiyahuza inzoga, ingeso mbi n'ibiyobyabwenge, noneho ahubwo akababaye nyamwongera bibi. Hariho n'abiyahura burundu, cyangwa akagira imyitwarire idasanzwe, ya yindi Pawulo Mutagatifu yadusabaga kwirinda mu isomo rya kabiri, ariyo ubwisharirize, umwaga, uburakari, intonganya, gutukana n'icyitwa ububisha cyose. Eliya muri iki gihe cy'ubutayu kigera kuri buri wese, araduha urugero rw'uko dukwiye kwifata. Kugerageza kwirwanaho ntawe uhungabanyije. Eliya nawe ntago yateze ijosi ngo Jezabeli arice, ahubwo yagerageje uko ashoboye ngo ahunge yirwanaho. Ikindi, Eliya araduha urugero rwo gukora aho ubushobozi bwacu bugarukira, ubundi tugaharira Imana ibisigaye. Ni muri icyo gihe umumarayika yaje, imbaraga zimaze kumushirana, aramukomanga, amushyikiriza ifunguro Uhoraho amugeneye kugira ngo akomeze urugendo. Kandi koko yamaze kurifata, agategeka araza, agenda iminsi 40 n'amajoro 40 kugira ngo agere kuri Horebu, umusozi w'Imana. Ni mu gihe nk'icyo kandi Uhoraho yahaye Abayisiraheli manu, bararya maze bakomeza urugendo
bagana mu gihugu cy'isezerano. Ivanjiri ya none ku cyumweru cya 19 iratwereka ko umugati Imana iduha ari umwana wayo Yezu Kristu, kugira ngo natwe tugire imbaraga zo gukomeza urugendo nka Eliya cyangwa Abayisiraheli mu butayu. Iryo funguro Imana iduha bisaba kuryakira. Imana iradukomanga ku buryo ubu n'ubu ngo tubyuke dufungure, tugire imbaraga. Hakaba harimo rero ababyuka bagafungura nka Eliya, ndetse bakongera bagasinzira Uhoraho akababyutsa nanone. Ariko nanone harimo n'abaripinga, iryo funguro ntibaryakire. Nk'Abayahudi Yohani yatubwiye mu Ivanjiri, bakagumana inzara yabo n'ibibazo byabarenze kubera ko atabashije kwakira ifunguro rimuha imbaraga zo kuba no kunyura muri ibyo bibazo bikomeye ngo akomeze urugendo. Aha ni hahandi uzasanga ku mukristu n'utari umukristu uburyo babaho mu bibazo butandukanye. Ugasanga umuntu aragutekerereza ubuzima bwe n'ibibazo anyuramo cyangwa yanyuzemo bikomeye, ariko ukabona akomeye. Akakubwira ko ibanga ry'uko gukomera kwe ari ijambo ry'Imana, ko Yezu yemera kandi asenga, ari we umutunze kandi umufasha guheka uwo musaraba ntaremererwe. Hanyuma ugasanga undi noneho ufite n'ibibazo bidakomeye cyane kurusha uwa mbere, we byamutesheje umutwe, byamurenze, byamurushije imbaraga kubyikorera wenyine, akiyahura kuwo abonye wese n'icyo abonye cyose, akagira na ya myitwarire Pawulo Mutagatifu yatubwiraga mu isomo rya 2. Ikibazo rero ni uko aba ataramenye ibanga. Amasomo yo kuri iki cyumweru cya 19 aratwereka ko kugira ngo ugere ku musozi w'Uhoraho ari ngombwa kunyura mu butayu. Akatwereka ko hari aho bigera imbaraga z'umuntu ntizibe zihagije kugira ngo ubashe kugera kuri uwo musozi w'Uhoraho. Ariko kandi akanatwereka ko Imana iduha buri munsi ifunguro ridukomeza, rikaduha n'imbaraga zo gukomeza urwo rugendo. Ni ijambo ryayo ndetse n'Ukarisitiya. Tubyuke rero dufungure kugira ngo tubashe gukomeza urwo rugendo. Mugire icyumweru cyiza. Mwari kumwe na Padiri Janvier, naho ubutaha.